reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo Dawidi yanditse muri Zaburi. Haravuga ngo Uwiteka, ni Zaburi ya 23, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Wenda dushobora kureba indi version tukumva wenda niba yo yavuga nayo niba ikoresha aya magambo. Turebye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana yari Bibiliya yera, haravuga ngo Zaburi ya Dawidi, Uhoraho ni umushumba wanjye, ntabwo nzagira icyo nkena, ampa kuruhukira mu rwuri rutoshe, akanyuhira amazi y'urubogobogo, niwe ungaruramo intege, n'indahemuka anyuza mu nzira nziza. N'indahemuka anyuza mu nzira nziza. Uwiteka niwe mushumba wanjye. Ubundi turi intama ze, nawe ubwiwe yarabivuze. Usomye muri Yohana ibice nk'10 ngira ngo, aho avuga ngo intama zanjye ndazizi, nziha ubugingo kandi bwinshi. Intama zanjye ndazizi, nziha ubugingo kandi bwinshi. Uyu mwanditsi aravuze ngo Uwiteka cyangwa se Uhoraho ni umushumba wanjye, ntabwo nzagira icyo nkena, ntacyo nzabura, ntabwo nzagira icyo nkena. Ampa kuruhukira mu rwuri rutoshe. Urwuri naho baragirira. Ku bantu bataragiye ntabwo bashobora kubyumva neza, ariko urwuri ni ahantu baragirira, ni ahantu bajyana amatungo kugira ngo babone ubwatsi buyatunga. Akanyuhira amazi y'urubogobogo. Ubundi iyo amatungo amaze kurisha, amaze kurya ibyatsi, izuba ryacyanye, murayajyana mukajya kuyashora ku mazi akanywa. Noneho aha ngaha aravuze ngo anyuhira amazi y'urubogobogo, amazi meza, ni ukuvuga ngo amazi asukuye, amazi afutse. Amazi afutse ni amazi amara inyota, ni amazi akonje, amazi unywa umutima ukumva uguwe neza, umutima uraruhutse. Amazi unywa ukumva ageze ku nyota, mbese ukaruhuka, icyaka wari ufite kigashira. Anyuhira amazi y'urubogobogo.